nabonye ari abagore benshi batwite, ariko muri uko kubona abo bagore batwite mbona satani n'abadayimoni baraza bagakora kunda, barimo baragira ngo batezemo umwuka kugira ngo abana bapfire mu nda. Nuko marayika w'Imana arambwira ngo nimbwire abantu ngo nidusenge kugira ngo dukuze uwo mwuka, kubera ko abagore benshi bari mu mwuka kugira ngo abana bapfire mu nda. Mwene data nshuti yanjye, mushiki wanjye, reka dusenge, kubera ko satani yarahagurutse kandi afite gahunda yo kugira ngo akuriganye, yoragije ngo bayikorere. Aho kugira ngo bayikorere ahubwo barayitengushye, aho kugira ngo bakorane nayo ahubwo barikoreye, aho kugira ngo bagendane nayo bagiye. Irambwira ngo hari ibyo abantu bagiye bahiga, hari ibyo abantu bagiye basezeranya, hari n'ibyo bagiye bemera. Ngo irambwira ngo nzababwire ngo mbese torero ese mujya mwibuka ko icyambere yarambwiye ngo ibabajwe n'abantu yakuye ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, bakaba bicaranye n'ishoreke, bakaba bicaranye n'amahabara, bakaba bicaranye n'abagabo b'indaya muri uwo murimo. Ako kantu rero Imana yambwiye ibintu bibiri. Yarambwiye ngo ibabajwe n'abantu yakuye ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, uyu munsi bakaba bicaye aho bahicaranye n'indaya, bahicaranye n'ishoreke, bahicaranye n'abagabo b'ibigoryi. Kandi Imana yarabahaye ubutunzi, ikabaha n'amafaranga, ikabaha n'ubwenge, bakaba bari kubukoresha bica umurimo w'Imana. Imana irababaye. Tubwira abantu neza bataza kugira ngo turatukanye. Bibiliya ivuga ko ari abagabo b'ibigoryi. Imana irababaye. Imana ifite agahinda. Imana irababaye kugera ku rwego Imana ibabaye. Kandi uyu mubabaro Imana ifite uzagera kuri buri muntu wese, abantu nibadasenga ngo bihane. Kuzagera ku rwego buri muntu wese azabibona ko Imana yababaye kandi yarakaye, kubera ko abantu baribagiwe. Imana yarambwiye ngo nzabwire, hari abantu bagiye basaba Imana ko izabakura mu gihugu cy'u Rwanda, icyahise izabakura imihanda yose, ikaba yarabagejeje mu bihugu bitandukanye. Baravuga ngo bazayikorera, ngo bararirimba ngo nzagukorera ku manywa na nijoro, ngo none dore ibyo bivugiye birabananiye. Wowe uraho muri Canada, uraho za Buraya na za Australia, aho kugira ngo ukore ibyo wavuganye n'Imana, ahubwo wibereye mu tubari, wibereye mu bindi bidashimisha Imana. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo izagukina ku mubyimba, ibyo watinyaga bikugezeho. Ifite agahinda. Imana iricuza kugeza ku rwego ineza yagiriye abantu, nuko Imana itameze nk'abantu. Ubundi izo mpano, ayo mafaranga, ayo mazu, aho hantu heza yaguhaye akabaye bikunyaga, ariko Imana suko imeze, ariko Imana irababaye. Abagore basenze bakiri abakobwa, murasenga ngo nimugirirwe ubuntu n'Imana ikabatabara, mukabona ingo muzayikorera kandi muzabana nayo. None birabananiye, none birabagoye, ahubwo mugeze ku rwego murimo murazisambanira. Wa mugore we, wakihamye ubusambanyi bwawe, Imana irimo irakureba, ijisho ry'Imana ririmo rirakureba, ijisho ry'Imana ririmo rirakureba, ririmo rirakubwira ngo garukira aho ngaho kandi urekera aho ngaho, kubera ko ubusambanyi bwawe bugeze ku Mana kandi burimo burayinukira kandi burayirambiye, kugera ku rwego Imana igiye guteza ibibyimba mu nda, kugeza Imana agiye guteza indwara zidakira z'urudaca. Ushaka wajya gusenga ngo nuramuka ubonye urugo ntabwo uzegera, none uri guca umugore wawe inyuma, urimo uraca umugabo wawe inyuma, kandi ntabwo ibyo bintu bishimishije Imana, nta nubwo biyinyuze. Nyamara ushaka wagira gute? Wakihana. Yera yavuganye nanjye irambwira ngo nzababwire ngo ibizaba ku mukire w'i Babuloni nibyo bizaba no ku mukene w'i Babuloni. Nyamara nshuti yanjye, mwene data, nari ndimo ndakubwira ngo Yera yavuganye nanjye irambwira ngo ibizaba ku mukire w'i Babuloni ni nabyo bizaba ku mukire. Ibi Imana yavuganye nawe mu mwaka 2025 gusubiza inyuma, ariko kubera umwanzi Sekibi yarakuriganyije kugera kuri magingo n'aya wabyambukanye 2026, nawe ndimo ndakubona, ariko ndimo ndakwinginga, ngwino dusenge, mpamagara dusengane, twinginga Imana igukureho uwo mwuka w'abazimu n'abadana b'Imana. Rero tukiri aho ngaho nibwo ndimo ndavuga message Imana yampaye, ubwo ndimo ndasenga, Imana yarambwiye ngo nzabaza abasore, mbaza abakobwa, mbaza abakecuru ndetse n'abasaza, mbaza abagabo, mbaze n'abagore, mbabaze ngo ese mujya mwibuka yuko muza. Yes, reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Tugize umugisha wo kongera kuza no turi bazima, Imana ishimwe. Ndi kumwe n'ubundi n'umuhanuzi mukunda cyane yitwa Kanyamahanga. Rino zina ndakibaza, ariko ndaje nkubaze neza. Kanyamahanga, urakomeye? Urakomeye. Umeze neza? Ashima Yesu. Izina ryavuye? Izina nakubwiye ko rifite amateka maremare, ariko ni izina nyine niswe n'ababyeyi banjye bombi.
ni izina niswe n'ababyeyi banjye bombi. Ababyeyi se bakwise gusa nakwanga kwita ariko waretse tukazashaka umunsi tukariganira hari iryo zina ryonyine tuganira. Oya si izina ahubwo uzaduha cyangwa se reka tuzayere ku buhamya sibyo kuko yanga bikunze kuko mfite ubwana burebure. Umwana abigenderamo kandi akeshi umwana bamwita izina bitewe n'aho mama yarari. Ariko ntabwo izina ryanjye ari iri zina rifite amateka muri urakanyamahanga nyine ntabwo urako mu Rwanda wowe. None nimba ndi kanyamahanga hari umusaza nyakwigendera Mpyisi. Ubwo ari Mpyisi na kanyamahanga n'abo bita ngo ni ba Ryezibamba na ba Sibomana. Ubundi ubwira ryaba ryiza ni oya Sibomana ni ryiza na niyo nzima ni ryiza ese mfata n'Imana nyine komeza ntacyo wowe ndimo ndavuga Mpyisi. Ababyeyi bitaga amazina bitewe n'igihe bari barimo kubera ko kera abantu bibundi usanzwe bivugaga icyo bita amacumu bakivuga n'imiheto rero byaterwaga n'ibihe bahagazemo. Asanga umuntu ngo yitwa ngo Ntare ariko n'ubu ngubu arandi mazina yitwa bitewe n'ibyo abantu barimo. Niyo mpamvu uzumva umwana yitwa Hori oya yitwa Haleluya. Hori ni iby'uyu munsi nyine biterwa n'igihe. Nibyo nashaka kugira ngo nkumvishe ko nk'ubu nkanjye umwana wanjye muto yitwa Haleluya nyine ni igihe kandi twaciye ubwenge kera ariko se nawe uruwakerara yewe nose urumva ruba none nose nduwejo ngana n'uwo mwana wawe cyari mutoya ariko singana n'uwo mwana wawe. Yego buri muntu agira kera hepfo buri muntu agira Paul kera nyine nawe ugira kera hawe kandi kera hawe si ho kera hanje na kera hundi si ho kera hawe kandi ubwo buri muntu wese agira kera he kandi n'ejo hashize ni amateka kuri twe. Nuko buri wese agira ke buri muntu wese agira arabahamya baherutse kuririmba aravuga ngo buri muntu wese afite akamunani ubundi uraroze agaki kabananiye umuntu wese agira akamunani agashyize nyine ngo buri wese ngo agira mwari mushatse kuvuga ko buri wese agira ngo ntawe utagira defo buri wese agira ingeso nuko mbese buri muntu ibyo arabigira buri muntu agira quantité ushaka kuba ngo uri umuntu akagira na karite uzi kubirimo neza ugasanga ugira umushiha ntabwo rega umuntu no se hari umuntu utagira kamere muntu nabo nyine baremye ngo buri wese agira akamunani ntabwo azanga umuntu ngo ntanywe inzoga kandi asambana nitandukanyije nawe azanga umuntu ngo nasambana ariko anywa inzoga nitandukanyije nawe yewe ariko genda avuze ngo buri wese agira akamunani twabyemeranyije ariko Bibiliya ibivuga neza iravuga ngo dushobozwa na Kristo twese utanga w'imbaraga. Rero abari mu bwisho bw'Imana ishobora byose bazahora no mu bicucu byayo. Rero wowe ubwawe ari ibintu byakunaniwe ariko ushobozwa na Kristo utanga iki imbaraga. Name tukira aho ngaho nyemerera uwo kagira Imana utubwire isanganyamatsiko waduteguriye uyu munsi nzanye ubuhanuzi. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo mbese mwaribagiwe ukira aho ngaho ngo mbese bagabo bagore bakobwa ndetse namwe babyeyi ngo mujya mwibuka ko muzatungurwa. Imana ifite agahinda ngo nituvuga ibidahura n'ijambo ry'Imana sibyo tuzaba dutandukiye turi mu ijambo ry'Imana. wamfura unyemera ubanza usenge mu izina rya Yesu Kristo Imana y'urukundo Imana yahozeho Imana yabanjije kandi nta nuzaguheruka izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imana y'imirimo ndetse n'ibitangaza yambukije Abisiraheli inyanja itukura. Imana yabanye natwe kuva tuvutse kugeza na magingo n'aya ngaya. Tugushimiye ubudahangarwa bwawe n'uburinzi bwawe washyize ku muntu kugeza tugeze magingo aya ngaya izina ryawe rihabwa icyubahiro. Komeza uhabwe icyubahiro mu isi ndetse no mu ijuru. Rero tugiye kuganira n'abantu message baduhaye turakwinginze ngo ubane natwe ntagire icyo dukuraho kandi ntagire n'icyo twongeraho. Byose tubisabye mu izina rya Data iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Urakoze cyane kubwo isenyesho ryiza cyane. Ubu nari ndimo nenda kugira ngo ngewe tuze kuba twaganira maze utwinjize mu cyanditswe twumve icyo Umwuka avugana natwe. Bibiliya bivuga neza. Ibivuga neza iravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza abantu bazemera bakihana muzaba batize mu izina rya Yesu. Ariko ni abantu bazagira gute bazemera bakihana abazemera ni ukwemera yes kandi bakanamwizera rega
abo nibo yahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Rero tukiri aho ngaho nibwo ndimo ndavuga message Imana yampaye. Ubwo ndimo ndasenga Imana yarambwiye ngo nzabaza abasore, mbaza abakobwa, mbaza abakecuru ndetse n'abasaza, mbaza abagabo, mbaze n'abagore, mbabaze ngo ese mujya mwibuka yuko muzatungurwa. Abantu benshi baradamaraye Paul. Imana irababaye, Imana ifite agahinda, Imana ifite agahinda, Imana irababaye. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo mbese abantu bibagiwe ahantu Imana yabakuye, abantu bibagiwe iby'Imana yakubakoreye. Abantu baribagiwe. Yarambwiye ngo nzababaze ngo ese abantu bibagiwe bakibi iwabo mu cyaro, bakizunguza ibyo bita ibikenyeri, bakizunguza ibyo bita ibibingo, nta muriro uhaba, abantu batagira inkweto, none bageze i Kigali bararenzwe baribagiwe. Yes. Yarambwiye ngo nzababwire ngo irababaye, ibabajwe n'umuntu yagiriye neza, n'umuntu yatabaye, n'umuntu yahaye ubutunzi akaba bukoresha yica umurimo w'Imana. Ibabajwe n'umuntu yahaye amafaranga, ibabajwe n'umuntu yagabije umurimo wayo akaba ari kuwukoresha atukisha izina ry'Imana. Imana yarambwiye ngo irababaye, Imana yarambwiye ngo ifite agahinda, Imana yarambwiye ngo imbabaze mbabwire ngo Imana baba barayiburanye iki gitumye bageza ku rwego rwo kugira ngo bayicunaguze, bayiteze abantu, izina ry'Imana rigihe igitutsi kubera abo. Yes. Kubera ko Imana irababaye cyane. Irababaye. Irababaye, ariko aha tukiri aha ngaha yagutumye ku ngeri izano bameze gute? Yantumye ku ngeri zose. Yarambwiye ngo nzabaza abasaza, mbaza abakecuru, mbaza abamama, mbaze n'abagabo, mbaza abasore n'abakobwa. Mbabaze ngo mbese mujya mwibuka ko muzatungurwa. Yarambwiye ngo Imana ifite agahinda, kubera ko nagiye kubona yamaye ijambo ryo muri Ezekiyeli rira ryo mu magufa. Irambwira ngo bariya bantu ni abantu bapfuye kandi batazize ibicumuro cyangwa ibyaha byabo. Irambwira ngo hari abantu batambwe n'ibitambo ariko batagizemo uruhare, ariko nabo bakurikiza ibyo bitambo. Irambwira ngo abantu nzababwire, mbabwire ngo Imana kano kanya ifite ubushobozi bwo kurema abandi bantu, kubera ko abo yaremye cyangwa se abo yatoranyije ngo bayikorere, aho kugira ngo bayikorere ahubwo barayitengushye, aho kugira ngo bakorane nayo ahubwo barikoreye, aho kugira ngo bagendane nayo bagiye. Irambwira ngo hari ibyo abantu bagiye bahiga, hari ibyo abantu bagiye basezeranya, hari n'ibyo bagiye bemera. Ngo irambwira ngo nzababwire ngo mbese torero ese mujya mwibuka ko muzatungurwa? Mbese torero mujya mwibuka ko muzatungurwa? Mujya mwibuka ko muzatungurwa. Abantu yarambwiye ngo nzababaze ngo mujya mwibuka ko muzatungurwa. Uranyibukije ejo ndi turimo gusenga, hari undi muntu hanuye ibintu nk'ibi ngibi, aratubwira ati nyamara muzi ngo bya bindi bisanzwe, ariko ni ahantu tugiye kugera buri wese agatungwa nawe yasenze. Ntabwo byoroshye muvandi. Yarambwiye Imana irambwira ngo irababaye, ibabajwe n'ibintu bibiri. Icya mbere yarambwiye ngo ibabajwe n'abantu yakuye ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, bakaba bicaranye n'ishoreke, bakaba bicaranye n'amahabara, bakaba bicaranye n'abagabo b'indaya muri uwo murimo. Ako kantu rero Imana yambwiye ibintu bibiri. Yarambwiye ngo ibabajwe n'abantu yakuye ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, uyu munsi bakaba bicaye aho bahicaranye n'indaya, bahicaranye n'ishoreke, bahicaranye n'abagabo b'ibigoryi. Kandi Imana yarabahaye ubutunzi, ikabaha n'amafaranga, ikabaha n'ubwenge, bakaba bari kubukoresha bica umurimo w'Imana. Imana irababaye. Tubwire abantu neza bataza kugira ngo turatukanye. Bibiliya ivuga ko ari abagabo b'ibigoryi. Abagabo b'ibigoryi. Bataza kugira ngo turatukanye rero. Abo bagabo b'ibigoryi rero Imana ibaha agakiza rwose. Ariko Imana iha umuntu agakiza ari uko wa muntu yabigizeho umuhate. Siko bimeze Kanyamaha muhanuzi. Uzi ko yarambwiye ngo ibabajwe n'abantu yahaye agakiza. Yego. Ntabwo Imana uyu munsi Paul ibabajwe n'abantu babandi bamwe bajya gushaka abagabo. Ntabwo ari bo bantu babajwe Imana. Ibabajwe n'abasambanyi bari gusambanira mu nzu y'Imana. Ibabajwe n'abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana bari gusambanira mu nzu y'Imana. Ibabajwe n'abagabo bari mu nzu y'Imana barimo barakora ibizira. Ntabwo uyu munsi Imana iri kubabazwa
n'abantu bari kwiba, ahubwo iri kubazwa n'ibisambo biri mu nzu y'Imana. ibisambo Iri kubazwa n'abantu bari kwiba bakoresheje ijambo ry'Imana. Iri kubazwa n'abantu bari gusambana bakoresheje umurimo w'Imana. Yes. Imana irababaye. Imana ifite agahinda. Imana irababaye kugera ku rwego Imana ibabaye. Kandi uyu mubabaro Imana ifite uzagera kuri buri muntu wese, abantu nibadasenga ngo bihane. Kuzagera ku rwego buri muntu wese azabibona ko Imana yababaye kandi yarakaye kubera ko abantu baribagiwe. Imana yarambwiye ngo nzabwire, hari abantu bagiye basaba Imana ko izabakura mu gihugu cy'u Rwanda. Icyahise izabakura imihanda yose, ikaba yarabagejeje mu bihugu bitandukanye. Baravuga ngo bazayikorera, ngo bararirimba ngo nzagukorera ku manywa na nijoro, ngo none dore ibyo bivugiye birabananiye. Wowe uraho muri Canada, wowe uraho za Buraya na za Australia, aho kugira ngo ukore ibyo wavuganye n'Imana, ahubwo wibereye mu tubari, wibereye mu bindi bidashimisha Imana. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo izagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Yarambwiye ngo izagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Yarambwiye ngo ushaka wakihana ukagarukira aho ngaho, kuko igihe ni iki ngiki, kubera ko hagiye gutera. Reka niturize. Ariko ihera yavuganye nanjye irambwira ngo nkubwire ngo ibyago watinyaga nibikugeraho, ihera izagukina ku mubyimba. Nshuti yanjye mwene data, Imana irababaye. Imana ifite agahinda. Imana iricuza kugeza ku rwego ineza yagiriye abantu, nuko Imana itameze nk'abantu. Ubundi izo mpano, ayo mafaranga, ayo mazu, aho hantu heza yaguhaye akabaye bikunyaga, ariko Imana suko imeze. Ariko Imana irababaye. Abagore basenze bakiri abakobwa, murasenga ngo nimugirirwe ubuntu n'Imana ikabatabara, mukabona ingo muzayikorera kandi muzabana nayo. None birabananiye, none birabagoye, ahubwo mugeze ku rwego murimo murazisambanira. Wa mugore we, wa mugore we, wa mugore we, wakihamye ubusambanyi bwawe, Imana irimo irakureba. Ijisho ry'Imana ririmo rirakureba. Ijisho ry'Imana ririmo rirakureba, ririmo rirakubwira ngo garukira aho ngaho kandi urekera aho ngaho, kubera ko ubusambanyi bwawe bugeze ku Mana kandi burimo burayinukira kandi burayirambiye, kugera ku rwego Imana igiye guteza ibibyimba mu nda, kugeza Imana agiye guteza indwara zidakira z'urudaca. Ushaka wakihana, ushaka wagarukira aho ngaho, ushaka wasenga, ushaka waza tugasenga, ushaka washobora ku gicaniro, kubera ko igihe si iki ngiki, amazi sakiri yayandi. Ifi Abanyarwanda baravuze ngo ifi yigira mu mazi, ntago ari byo yigira mu mavuta. Ushaka aho kugira ngo uzasengeshwe n'indwara, ushaka wagaruka imbere y'Imana ukayibwira ngo nyeza kandi untunganye, nakoze byinshi bibi, naraguhemukiye, naragucumuje, ongera ungirire imbabazi. Urabizi wajya gusenga ngo nuramuka ubonye urugo ntabwo uzegera, none uri guca umugore wawe inyuma, urimo uraca umugabo wawe inyuma, kandi ntabwo ibyo bintu bishimishije Imana, nta nubwo biyinyuze. Nyamara ushaka wagira gute? Wakihana. Ihera yavuganye nanjye irambwira ngo nzababwire ngo ibizaba ku mukire w'i Babuloni nibyo bizaba no ku mukene w'i Babuloni. Nyamara nshuti yanjye mwene data, nari ndimo ndakubwira ngo ihera yavuganye nanjye irambwira ngo ibizaba ku mukire w'i Babuloni ni nabyo bizaba ku mukene w'i Babuloni. Ndabizi nawe rata nshuti yanjye, ndimo ndakureba, umaze igihe kirekire, hari ibintu Imana yavuganye nawe mu mwaka 2025 gusubiza inyuma, ariko kubera umwanzi Sekibi yarakuriganyije kugera kuri magingo naya wabyambukanye 2026. Nawe ndimo ndakubona, ariko ndimo ndakwinginga, ngwino dusenge, mpamagara dusengane, twinginga Imana igukureho uwo mwuka w'abazimu n'abadayimoni, ndetse wambukanye ndetse nako kuriganwa, ndetse n'ibyo byawe kagungu n'inyoni zariye, maze dusengane. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana igukureho uwo mwuka mubi w'abazimu n'abadayimoni. Icyo gisuzuguro nicyo cyangiro, nicyo gitinyikiro abantu bagutinyutse, ndetse no kuya kubiha abadayimoni bagutinyutse, ndetse bakanakuzeyuka, ndetse bakajya no kwego bagutuka. Ngwino dusenge maze twinginge ihera izakugirire neza. Nshuti zanjye rero, nari ndimo ndababwira ngo ihera yavuganye nanjye, iyi ni message nahawe mu gihe ndi gusenga. Ijoro rirambwira ngo nzabwira abantu ngo Imana irababaye kubera ko abantu barayigomeye, abantu bayihemukiye, kubera ko abantu bamaranye igihe iminsi myinshi. Hari abantu Imana yagabije umurimo wayo, ariko ihera yanyeretse hari abantu Imana yahaye umurimo, ariko nabo bakaba bari kuwukoresha, barimo bararwa abandi bakoresheje indimi, bakoresha akanwa. Ubwo nabwo ni uburozi, izo nzangano, iko gucomeka ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo Imana yarabibonye, ibona
ni inzango ndetse n'uburozi ndetse n'ubugome bukabije. Rero mwene data ushaka wakihana ukagarukira aho ngaho, kubera ko Imana irababaye kandi izagusukaho umujinya wayo, kubera ko wanze kuyumvira inkota y'Uwiteka izakurya. Reka dusengane nawe ndetse uze kuza kumpamagara n'ubona uburyo dusenge, maze twinginge Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe ameneye ku musaraba i Karuvari turayazi niyo tugirira imbabazi. Twakoze byinshi bibi, twavuze byinshi bibi, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, twavuze ibyangwa n'amaso yawe, ariko turakwinginze ngo buri muntu wese wongere umugirire imbabazi. Amaraso yawe wameneye ku musaraba i Karuvari yeze abasore, yeze abakobwa, yeze ababyeyi, yeze abagabo, buri muntu wese agirirwe ineza n'imbabazi, maze ubuntu bwawe bukomeze budutwikire. Tubisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen.